masegonda make match bitangiye ngo hayi ikaze rero kuri iyi match kabisa mbona ikomeye cyane mu by'ukuri, match ikomeye cyane mu by'ukuri. Match kabitangiye hano, reka turebe izamukira ariko acomeka pase arawifatira solo ariko pase nziza cyane ariya Espoir bizamukira shot ariko kapwira umupira ushyira muri kona, niwo uhagaze kuri uyu mupira Thierry ari kumureba ayikarasemo imbere y'izo kipe ya Espoir bayikarasemo imbere y'izo Mariko biranga imbere y'izo Mariko kapwiri umupira awufata neza cyane usa reka ateye imbere y'izo Mariko Thierry umupira awufata kwande ku mungu wamwita Mitima Jamaica pase nziza cyane ya Espoir cyaba control nziza cyane ya Isaac pass amuterekasi asaruwe agaturebe sasa ariya Jamaica pass imbere y'izo reka turebe ashakisha Esenu imbere y'izo turebe sasa zamuka neza cyane, reka turebe geramo imbere y'izo kona imbere y'izo mzee mwenyewe Paul wale Paul Ibrahim busa Paul wakaswata oh la la reka turembere izo ovyo baramutwara neza cyane kabisa, ashakisha n'ubundi Isa arakwica imbere y'izamu ariko mupira uragenda uca hejuru kabisa. Felix Ndeke chomeka pase kwa Kani Juru N chakisha Musa Esenu aramufata est-ce que vous êtes bien? turebe sasa zamuka neza cyane imbere y'izo kona ikipe ya Rayon kona ikipe ya Rayon Sports banayitereza cyane ariya, reka turebe Ndekwe imbere y'izo tira birangariya nziza cyane ariya Faisal kameka pasi nziza cyane ariya zamuka neza cyane Isa bamukoraho Master avuga ati ndaharyamye cyane, reka tuye imbere y'izamu ariko Kabuli ufata neza cyane sans faute barawutakaza, reka turebe imbere y'izamu Ndekwe Sano wapi ogeraho biranga Bisengimana Justin avuga ati iyi half time ndayitsinzwe, it's a half time rero Rayon Sports bibiri ndetse ikipe Espoir ubusa kabisa
kabisa. Kabaruka ngo gahunda zimeze. Kabwili mpira ufata neza cyane, ameka pass Paul Wele Paul ariko amapira Sierra Rayon agigende ba yakiriyemo Bob 24 atugende ameka pass Kechuka ariko ashakisha Paul reka turebe sasa zamuka neza cyane gari juru imbere izo Musa Eseno cya gatatu bamugura baramukuye ikirenge reka turebe imbere izo Anijuru Eli imbere izo irakomeye imbere izo muri surface de réparation Paul Wele imbere izo kure mukina Kominani rwahiye petit filet ubwo ari nako abareyo bifatanya na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame kuri uyu munota wa 36 w'umukino mukaka ku munota 35 yuzuza imyaka 65. ubwo rero turamwifuriza abari bavuga bati turakwifuriza kuramba nyakubahwa perezida rwose komeza urambe komeze kutuyobora uyu mutekano nako twicanga muri stade turi amahoro turabigushimira cyane. ubwo rero isabukuru nziza kuri nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame arizamuka neza cyane. sasa Paul amutereka hasi ni kufra ikipe ya Rayon, kufra ikipe ya Rayon Sports kuvamo. Isengimana Justin avuga ati mupanga urukuta neza mwebwe ntago mwumva yayikoroze imbere izo hejuru Wele Paul yawukaraze imbere izamu reka turebe imbere izamu ariko arakwicondekwa siyera umupira awufata neza cyane kabisa. Kufa ayikarazemo mbovu sana hejuru Isaac Mitima comeka pasi ashakisha Eseno ariko arakikwiwe ariko Thierry arawurengura neza cyane ashakisha Petit Messi aragucana n'ibisanzwe Petit Messi neza cyane reka tere Mucyo Junior Didier imbere izo Master arakwica Mucyo Junior Didier extérieur du pied Mucyo Junior ati sinavuye zabarija kuza gufinata Mucyo Junior n'abari sudi kuri aya ya Didier witwa Justin avuga ati nkubitiwe ahareba za Gikondo kasi musifuza abati ntacyabaye kamaka pase Mbekwe Felix kufra ikipe ya Rayon ni karita y'umuhondo no kufra amateka asubira inyuma ngo bya bintu bya Cristiano yayikaraze ariko siyera umupira ufata neza cyane umusifuzi warebaga izi akisiyo zose aravuga ati imanza zaberaga ngaha reka nzice gutya
Rayon Sports 3, Espoir ubusa.